Ragazzi, reka dusome ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Haleluya.
guceceka n'abandi tunugura kumva ngene ko avuga ijwi ryavuga nkunda kuzuza yuzuzwa nkunda kuzuza bikaba nk'ibintu k'abantu batari muri mu ngo zabo muza kugira ituze iyi Imana izivuga ituze Imana bamugisha haleluya amen turanezerewe kabisa no nabuze kumvuga usarire umwuka azana ariko sinoga umwuka ngo yatumye ndagahunda sinota gahunda ngo kugumuka ahubwo karanongerera imbaraga uburyo dukora abantu bazaga ngo nanezerewe mutubwenge umuntu uzotubwenge kubera kunezera uzaba bwatakaye imbere ataraneze ariko umwuka ndaza dutesha ubwenge dusoma ijambo ry'Imana igitabo cy'abami ba mbere ibice 17 umurongo w'8 kugeza kwa 12 turasaba dusome dusinde samahani 17 umurongo wa 8 tugende dusome kugeza kwa 14 turasaba nasome ibipande birebire nimara amazi yihuta turasaba dusome ku murongo uwo murongo nyene icyo gice umurongo wa 17 tugeze kuri 24 niturangiza mene data nawe uraturebera hahandi hatwite abami babiri 17 murongo w'8 kugeza kwa 14 nitugera kwa 14 dusubire kwa 15 na 16 dusubire dusoma 14 twanga tugenda kweze kwa 24 ninde muntu bantu muhira ari muntu ngaye muhe bofite bibi iyo bibiri arabirabona neza iya kwisanga utayemi yemi Como não virar, vai achar que não precisa não mudar assim. Olha aí, tem charge, toyo. Nem toya. Logo a bere. Tunakarindwi. Kumurongo umunani ugeze kwa 14. Usigwa 15 usoma 14 ugeze kwa 24. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti haguruka uje Iserefati Abasidoni abari huba. Ari umugore w'umupfakazi niwe ntegetse kugutunga umuza wani siko zanzi umupfakazi hari umugore w'umupfakazi niwe ntegetse kugutunga aho nuko aravuka Agiserefati ageze ku irembo ry'umudugudu ahasanga umugore w'umupfakazi utoragura udukwi Eliya aramuhamagara aramubwira ati ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mugacuma nuko aja kuzana nuko aja kuyazana akigenda aramuhamagara ati ndakwinginze uzanire n'agatsima mu ntoki nawe aramusubiza ati urahira Uwiteka Imana yawe ihoraho nta gatsima mfite keretse urushi rw'agafu shigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo ubu dore ndatoragura udukwi tubiri kugira ngo subire mu nzu nkivugire n'umwana wanje ngo tukarye twitiye 13 Eliya aramubwira ati ngo witinya genda ubigenze uko uvuze ariko banza uvugireho akanje ukanzanire hano maze ubone kwivugira n'umwana wawe 14 kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze icyago ico giseke ntabwo kizaburamo ifu n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo kugeza ku munsi Uwiteka azavubira isi imvura amen usibye 15 hanyuma y'ibyo umwana w'uwo mugore nyirirugo ararwara indwara ye iramukomereza kugeza aho yamumariyemo umwuka nyina abwira Eliya ati piki nawe wa muntu w'Imana we wazanwe no kwibukiriza icyaha canje unyiciye umwana Eliya aramubwira ati umwana wawe nuko amumukura mu gituza agenda amuteruye amurirana mu cyumba cyo hejuru yari acumbitsemo amurambika ku buriri bwe aherako atakambira Uwiteka ati ari Uwiteka Mana yanje uyu mupfakazi wancumbikiye ari Uwiteka Mana yanje we mupfakazi wancumbikiye nawe umutesha ibyago umwicira umwana maze yubarana ku mwana gatatu atakambira Uwiteka ati
ayi Uwiteka Mana yanje we ndakwinginze ubugingo bw'uyu mwana umusubiremo Uwiteka yumvira Eliya ubugingo bw'uwo mwana umusubiramo arahembuka amen Eliya yenda umwana amukura mu cyumba cyo hejuru aramumanukana amushira nyina Eliya aramubwira ati uyu mwana wawe ni muzima uwo mugore abwira Eliya ati menya ko uri umuntu w'Imana koko kandi ijambo ry'Uwiteka uvuga ko ari iby'ukuri amen aho Yakobo nawe biravuze ngo idini itunganye kandi itanguye imbere y'Imana Data wa twese ni iri double point ni gusura abapfakazi n'imfuza mu mibabaro yabo no kwirinda kwiyanduza n'iby'isi amen ese kumwazi umuka kemu washize bakuzuzwa kubaye bitose akoga mabusha imuna mukabakesha mutegera igitangaza cy'ijambo ry'Imana mwitegura igitangaza cy'Imana muri ubu buryo nimubwiye ngo haleluya cyane haleluya cyane haleluya umugoroba w'umunsi Imana itugire neza ihabicubahiro turi mu giterane cya ministere y'ivugabutumwa yitwa ngo ni evangelical ministry ministere y'ivugabutumwa haleluya mu gitondo nababwiye ngo iyo ministere iba muri za ministeri Yesu basize ku isi usibye abo biyise iryo zina n'ubundi za ministere zose zikorera hano i Musasa zose twakumwe n'amazina mwibwirije ariko mwese nuko nguko ngo mwitwa amen mutegere kwese ni telefone ya ni raitunga mbego amen Yesu amaze kujya mu ijuru mu gitondo twavuze amagambo menshi uburyo yasize umurimo kandi awusigara nk'umwana w'uruhinja wavutse Yesu ngo arangize n'abarika nyina w'umwana wabyaye ubuhanuzi buriya buzabwenda bubona ibintu byinshi cyane Yohana yigeze kwerekwa Isirayeli mu gitabo cy'Ibyahishuriwe igice cya 12 za Ufunuo wa Yohana yerekwa Isirayeli yerekwamo n'abandi bantu 144 ngo bari bagiye kuja mu ijuru basahuwe muri Isirayeli abona abandi bari basigaye bose babona ariko umugore ufite inda abona ngo abona umugore ufite inda ngo abona ko afatwa n'ibisi abona arashikanirwa abona agiye kubyara hariya yicaye ngo agiye kubyara ngo abona haje inzoka ikiyoka kinini ngo cyamba cyicara uruhande rwa mama ngo cyamba gitega ngo kirindiriye ngo nakubita umwana hasi ngo cyamba kimucakira cyamba kimumira bunguri kimurye cyamba cyicara cyatega Yohana nawe bakubabona abona ko wamugora byara wamare kubona wamugora warabyara kandi babyara umwana w'umuhungu cyakiyoka ngo kitarasuma ngo bijya kumufata ngabona kuko wa mwana ngo asahu hamaze gutabazi bwa musahura wa mwana ngo yamajanwa mu ijuru ikiyoka ngo kirasigarana na nyina ikiyoka ngo cyamba kigira umushinya kuko kiguza umwana cyagaga ngo cyamba kirakarira nyina ngo kije gufata nyina ngo haza ubutabazi nabwo busahura nyina ngo bwamujanangira mu butare ngo ahantu bazorindirwa mu gihe n'ibihe n'igice cy'igihe ikiyoka kiramugura ngo ariko kirarakara kubera ngo uburakari ngo cyagize kimaze kubura umwana ngo kibure na nyina ngo gifatwa n'uburakari muri bwa burakari ngo gipfukumuka nguruzi mu kanwa nguruzi bunini cyane
nguruzi rwa marugenda senekera n'isuri nyinshi iyo wa mugore we yagiye ngo rwa marugenda ngo shike ngo cyangwa nguruzi rwa marushika rwa maruturika rwa marurengera wa mugore rumwici nguruzi rwa maruza ngo ruje kugera uruhande rwa wa mugore ngo ubutaka bwa magasama bwa maga isi we yamayasama ngo yamimira rwa ruzi rwose rwa marushira mu butaka umugore yamakira ikiyoka kiratamanirwa amen kimerwa nabi kinapata Bwana sifiwe. Izo bintu rero tako tubivuza ariko si umugore kandi si umwana kandi si inzoka ni ibindi bintu yanayeretse mu buhanuzi abakeneye kuzobyiga n'umwarimu wabyo muzoze nzababwira n'abandi bantu benshi bari hano bafuru haleluya cyane nige kubabwira niki amen ko turiga ijambo rivuga ngo gusura imfubyi n'abapfakazi za ministere zose ziri hano iyi ngiyi imaze guteguza ikikorane baravuga ngo ijambo tuziga wabare baranandikira ngo bafite umukutano bambwiye mu kwezi kwa karindwi ngo umukutano uzaba ku minsi 8 z'ukwacu kugeza ku 10 umara kumva ijambo ngatekereza ndavuga ngo ariko iri jambo tuzorituruka hehe n'abapfakazi bari kuri umusozi ndavuga ngo ahubwo yaba twogiye kwiga umukutano ngo abapfakazi batahe twigane n'abagore bafite abagabo n'abagabo abapfakazi b'abagore n'abagabo tubirukane batahe hasigara abandi batari abapfakazi abantu bose bibubatse aribo dusigarana hano twigane iri jambo hamwe n'abapasiteri b'amakanisa n'abapotre n'abandi bose abakristo bose muri rusange sauf abapfakazi b'abagabo n'abagore none ngo barega sinje wateguye umukutano ariko iyo bari wanje twarabirukanye kumbi bo bene nyiri kutegura icyo bari bashaka kwagura ngo n'abapfakazi bazobimu baravuga ati sasa nuko tuzaba turi kumwe nabo none rero umunsi wageze twatangiye ejo nanone tuzasoza ejo ijambo rivuga ngo idini ngo ritungane ni risuzuma imfubyi n'abapfakazi rero twaravuze ngo ese idini ni iki twaravuze ngo idini definition y'idini ni amahame y'imyizerere iyo niyo dini definition y'idini ni amahame y'imyizerere kandi hari amadini menshi agira imyizerere kandi yubatseho kandi iyo myizerere ayo mahame atohinduka Bwana sifiwe amen umuntu tumva ijambo umumbire twavuze uburyo abayisilamu idini ry'abayisilamu bagira imyizerere yabo yo koza gatatu ku ntoki gatatu ku maguru gatatu ku matwi gatatu mu maso no mu maso sinzi nande bazabo gatatu kandi ku munsi basenga gatanu kugeza yangu ngizivuga yabo muzamumva gusaba mu kumuna timenya amasaha bagira amasaha yayo ni pour yo 5 fois par jour niyo irejo ya islamique niyo myizerere yabo Bwana sifiwe amen ngo tumare tuyo ni idini ryabo na myizerere yabo no kijenzi tugira imyizerere y'abagatolika no bagira imyizerere yabo no gusenga ugusya hano mu gahanga no ku mutima n'ano ku maboko yombi barangiza bakabatizwa umubatizo wa hano utari w'amazi menshi bamara bagasenga isengesho bazasenga gusara ya Bwana baba yituriye mbinguni kujya na mitondo bazasenga bagaturika bazabayisenga barangiza bagasenga ishapuri matero bakabigira matero bakayasenga barangiza bagasenga ngo Sara ya nakuramukia Maria mjaliwa wa neema na mtoto wako Yesu na mtoto wa tumbo lako Yesu Maria mtakatifu mama ya Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen Sara ya kutubu Mungu wangu natubu dhambi zangu zote kwa sababu nimekosea wewe Mwenyezi Mungu wewe mwema kuliko vitu vyote Sara ya kuombea wagonjwa bakama bagenda ukana muturika Bwana sifiwe naro muturika data na mama bara baturika naje naro muturika ndagana senga mubizi koko yo senga shabaturika tibari mu naro nakosha yego na paseri fideli reverend turabaturika bakomekanye yo ni mizerere yabo bagenze tiwo pi bazabishika kutambido nakamafata isha kuri mu gicu akamami na tendo la kwanza na pili na la nyuma au mu gicu
bada akamenya neza ko rishapu akamenya ngo iri tendo fulani iyo ni imumwishimo iyo byo niki n'amahame y'imizere idini. Amen. Amen. Ni mu bwa idini. Idini. N'amahame ya. Aho tugira idini ryacu ry'abaprotestante. Amahame yacu mu gusenga duhumirisha. Murabyumva neza. Ubu novuga ngo dusenga twese duhumirize tugahumiriza naho umuntu wakubitana hariya muke ahumirisha. Aho umuye muke azamumiriza. Kandi guhumiriza kana senga. Abyose amahame y'idini akamahumiriza. Twabwira umuntu wari ngo senga agahumura twakaba tuvuga ngo yaranibwe. Twabwira umuntu ngo senga nuko ujya gusenga agahamuka uwo senga yicaye wovuga ngo yarahambuse n'umuzayifu ariko uwo senga yicaye kandi agasenga akaguye Imana yo mumva kandi Imana yoganira nawe ariko kubera iki dusenga duhagurutse kubera iki duhumiriza niki ni imihango n'amahame y'iki gidini. Idini riramugaza idini ririca idini ryoshora Kristo kandi yose mureke gusembuza ibintu muri Yesu gutyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Ayo madini yose ayo madini ngomara kurunda mwisi mwabuke Yesu araza byaritore. Yesu aragenda ahamagara intumwa 12 mitume 12 abigisha ijambo ry'Imana barajana ngito murababwira muri za ntumwa 12 Yakobo ntiyabagamo. Amen. Muri Bibiliya hano mu Isezerano Rishya bazabiga ba Yakobo batatu. Yesu ashimwe cyane. Hariho Yakobo uvukana na Yohana bene Zebedayo. Nibaje basakuza sinizwe bitari edebigisha bivuye gusho nsanze hano yumvishije mutegerana. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe cyane. Amen. Nani muda ngo hariho ba Yakobo batatu. Hariho Yakobo wavukanaga na Yohana ise yitwaga Zebedayo. Abona abanafunzi Yesu yamagaye muri za ntumwa 12 abasanze ku nyanja ya Galilaya baroba bigiriza amarabya ngo ni musigu bwato na so Zebedayo ko bose bakorana kumurimo muze mukwiki uzabagira abarobyi b'abantu aba babitumwa za Yesu babana nawe barajana. Bwana sifiwe. Uyu Yakobo yabanye na Yesu kugeza Yesu apfuye. Yesu wamane mufa umurimo utangiye. Yakobo yapfuye vuba cyane. Niwe yapfuye vuba cyane yishwe na nani n'umwami Herode i Yerusalemu. Herode baramushinja wamara muri mateso ya kanisa wamara kumushinja ni wa Herode ni Yakobo wavukanaga na Yohana bene Zebedayo bajya barabaruza ni umwami Herode yaciye igihanga wamara kumushinja ngo abayuda bakuminduru ngo barishima ubiki gikorwa gukoze ngo wa mbere gukora neza umuntu yo kutabana bakamwa ngo wa mbere gukora neza ngo arangiza ngo avuga ngo ambire bakoze neza yamafata na Petero nawe ngo amushira koroni ngo arabanga nyuma Pentecoste na mapasaka nzamwica abitoro ngo barasenga marayika ngo araza ngo akiza Petero. Haleluya. Amen. Woni Yakobo wa mbere. Yakobo kabiri bazamwita ngo ni Yakobo wa Isaya tena ngo ni Yakobo mdogo. Uyu Yakobo yari mutoya iyo bashaka kubatandukanya ko ari batatu nuko babita iyo baba ngo Yakobo mdogo bavuze Yakobo wa Isaya. Amen. Amen. Hakaba nako rundi wa gatatu Yakobo wavukanaga na Yesu. Uyu Yakobo yavukanaga na Yesu ni bene Maria. Siko muri maso. Haleluya. Haleluya. Uyu Yakobo yabanye na Yesu babana mu nzuguke. Yesu yaravutse ngo acuke. Yakobo aravuka ni petit frère wiwe basangiye nyine. No itangaza cyaba Yesu akagenda yigisha ubutumwa akabira abantu ngo jeba ni Kristo mwana w'Imana wavuye mu ijuru. Yakobo ati bongo mtupu wo mjinga toka mbinguni heye tuwabuke ale ni Bethlehem toka tumbo moja ulitoka mbinguni changu ulitoka tumbo ya mama yangu. Ulizaliwa Bethlehem
katika horira ngo wavuse no mu buzima bubi cyane twari rwose je nari ntavuka ariko amateka yawe ndayazi mama yakuzanye mu muvuri w'inka none ngo mu ijuru byawe Yesu yakubiti indanga kijawe zopfa kandi uzuke aburaje kuzorya umubiri wanje mu mwana maso yanjye batariko uzumba barwaye umutwe gute Nijana simamu wamanuse uva mu ijuru abonge bose bafite ubugingo none uvuga gute Yesu akababwira ngo ukora icyaha se nimbata y'icyaha abayuda batase bigute utoko twebwe twobimbata tutarige tuba imbata twebwe bene Ibrahim Yesu akababwira ngo Ibrahim atarahaba jewe narahabaga yakoba tinono wabagani Ibrahim grafre Ibrahim wabagaho Yesu ati nuko usanga ariko nzopfa kandi nzoshamuzi kabiri kiza Yesu bamutereye imisumari ku musaraba Bwana sifiwe sana tuge mu gikoni Imana yafashe amen idini risuri tuvuze n'abapfakazi n'iby'Imana yishimiye Bibiliya yavuze ngo Eliya amaze kugira Seripata yabanye ngo n'umupfakazi kandi bamuhindurira amateka ubutumwa budahindura amateka aho twakoreye ngo tugire ikintu twahindura turacyari kudukora muri mwe n'indi Imana araduhamagaye ne tugende Seripata y'Isidoni hari abapfakazi bafite abana hari umupfakazi abapfakazi badafite zo barya tubagaburire nyuma yo kubagaburira abana bazopfa babo nibamara gupfa twongere tubazuru gusura ifuze n'abapfakazi bizabizura ubuzima bwabo bigatuma bizera kuko Imana ariyo mugabo wabo akaba na se w'abana babo n'imfuzi bituma abantu ngo bisunga Imana gutangabusha ukabapfakazi bose mu babika kabapfakazi bose gusira amasengesho muzi ko arabapfakazi bari gusira gusenga ari abana babo kubera ko buri huze kwambara hari abantu bataye Imana kubera kutayana ariko kubera gusohoza bukeye sinzi ko mu Bwana sifiwe hari abantu bazabana gusenga atako banzima hako kaburisha cyane gusenga kandi nemere bamukubego n'uzifite hano hari abandi hano mu ncungano iwa hari abandi batazifite bakeneye gusenga ariko bakabura baseruka no kujya bambaye mwebwe mwambaye bahunze Imana kubera mikoro make ariko twabambuka usanga Imana kandi bakagera gusabana nayo kandi twabusaba kumushoboza gusa kubera iki tutabikora kubera iki tutambika imfuzi ziri aha hirya ariko twarangiza tukabaga inka y'ibihumbi 500 600 tukagura udupfuko dutatu twifu tukasafiriza umugabo butumwa kandi ntagenda no kumura akagenda n'indege harabaga butumwa tundi gusafirisha bakagenda n'indege $500 bakagira iwabo kandi tukabahane zindi zo kurya mu mazu yabo ariko rero abana bakijana n'imfubyi n'abapfakazi barane kwegera Yesu ubutumwa bw'ibikorwa buzabuzana abantu kuri Yesu haleluya Imana ikunda ibikorwa kuruta amagambo twavuze amagambo menshi ariko tugereye duhindure tuve muri teri twakoreyemo tuje mu yindi dusure imfubyi n'abapfakazi ibyo niyo dini Imana yishura Imana n'umugisha amen
uramenya ujurondora imigendere yanjye uzi nicarire n'imihagurukire yanjye ntaravuga ijambo uwiteka we warandondoye uramenya ujurondora imigendere yanjye uzi nicarire n'imihagurukire yanjye ntaravuga ijambo uba